Serekana nye gusuza kandi ngushimira ko warisemo kubana natwe ko warisemo yicano ni by'agaciro gakomeye cyane kandi utarakora subscribe nawe uyikore kugira ngo ubutaha ujye ubana natwe muri ibi biganiro kuri kamera ndi kumwe na Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Yego nishimiye kubana nawe Imana igumugisha kandi nanjye imumugisha ndetse n'abadukurikiye ibaho umugisha. Yego meze neza Roba ndamahoro ndashima Imana ndashima pe. Yego kuri iyi mihanda se ngo bimeze bite? Imihanda ibirimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye abagaruka abagenda abashwana buzuzanya ibicibwa ibigarurwa ibyishimwa hejuru ibitaramo imihanda babona mu makorosi umuntu agenda anyura ku biti byinshi bigiye bitandukanye ibihirikwa ibi nuko madodani n'ibiti byose imihanda imeze neza. Anyway Roba uyu munsi ndashaka kugira tuze kuganira n'umuryango. Yego hari ikintu cyane yenda kuvuga ngo tuze kuganira ku muryango. Hari abakobwa cyangwa se abagore sinzire uko ndaza kubyita. Hari umukinnyi wa filime umwe witwa Linda. Yego aherutse gukora ubukwe mu minsi ishize n'umugabo witwa Christian. Ngira ngo abantu bamaze kubamenya cyane. Yego muri iyi minsi ariko yaba we n'umugabo we bafite ukuntu batameranye neza na murumuna w'uyu mugore. Niba ngo uyu mugore witwa Linda ntago ameranye neza na murumuna we kugeza ubwo bajya mu mbuga nkoranyambaga bakasa nkaho bambikana ubusa. Ndibaza abavandimwe iyo nkuru ejo nayibonye kwa Karegeya nyibona no kwa Sabe sinayijyamo ibwina mbibona bihita nyine arumva amatwi yanjye narakubwiye ngo ndayarinda ariko nahuranije nkakora senteze narayibonye. Nge rero ntabwo njyambaho ngimboga ku kintu nk'icyo mfite uruhande ndiho n'urwa murumuna wa Linda tuganire nirwo uriho oya se kandi none se koko bo anyway reka twibaze yego ikintu abavandimwe barimo bapfa kuko icyo barimo bapfa cyo biraturuka ku rugo rw'uyu Linda. Yego uyu murumuna waraza akavuga ati ariko ni gute abantu bazima bajya ku mbuga bakiyandarika bakajya bate kabwa mukuru ati nyamara ahubwo uzajya utuma nako kagabo kawe munagasuzuma bo anyway ntago yavuze muri iyo angle ariko nicyo yerekana ariko abantu bose bahise babona ko ari mabwira mukuru we ati ni gute ufata urugo rwawe ugafata ku kagabo kazana kuri social media ntiyavuga izina ariko abantu bazi gusesengura cyangwa se babona ibiriho biba bahita babona ko yabwiraga mukuru we n'umugabo. Yego urumva ntago mukuru we n'umugabo bihanganye nabo baraje basa nk'abasubiza ati naba n'uwo mugabo ngenda mufite we wanabyariye mu rugo wabuze no gushyira mu rugo reka tubigibwina sibyo tugibwina tuganire buri umuryango nyarwanda ugeramiwe nk'uko ibyuma byari bigeramiye urubyiruko n'abandi kambisubiremo akada umuryango nyarwanda nawe urageramiwe ugeramiwe nk'uko ibyuma byari bigeramiye urubyiruko n'abandi babinywaga. kagira inkuru rero bo ndacyasubiramo imvugo ya Ministre Sabe w'ubuzima. Ministre w'ubuzima yaravuze ngo uyu munsi intambara zitera ibihugu n'ibindi bihugu sizikoresha amasasu gusa ubura ushaka no koreka uri kumva igihugu wakoreka umuryango kandi nacyo cyakoramo. Igihugu cyacu rero kiri kujya mu mworera abatureberera mube maso kuko n'umuryango uri kujya mu mworera. Ndavuga ibintu bine shingiye kuri iyi nkuru y'aba bana sibyo? Yego ndavuga icyitwa ikinyoma kizingira mu muryango uwo ari wo wose wubakwa. Buriya hari icyo bita cause lointaine na cause immédiate. Cause immédiate y'iyi nkuru y'aba bana ni icyo bita prank. Sibyo? Prank? Yego kuko uyu murumuna wariza uri kumva warinda sorry aragira ati yitwa Queen aragira ati niba hari ikintu kigayitse ni ukubona umuntu w'umugabo n'umugore bajya ku mbuga nkoranyambaga umugore agatesha umugabo agaciro ngo bari gukora prank. turi kugendana nabibonye ejo bundi kwa Buryohe ndababara
uriya muhungu witwa Siti wa Buryohe ari kwigira umutinganya akajya imbere ya se ngo buryo sinshaka kubisubira muri kumva niba umwana wo ku myaka 20 ajya imbere ya se ngo bari gukora amafaranga mu buryo bwari bwo bwose akubahuka se ngo ni ikinyoma bari guhimba. Reka mbabwire ko kuri gushira mu biganiro uri kumva. Kandi ikindi cya kabiri, ikinyoma cyose uburyo kiwakinyuramo cyose kihora ari ikinyoma. Turi kumwe? Uyu munsi ndeka njye muri cause ruwentene nari mvuze imediate ko ari icyo bita Blanca zatumye umwe avuga n'undi akaza akamusubiza ati ngewe ku mugabo wanjye ndakubita. Niba ku mugabo wawe ukubita kuki umwandagaza umwubahuka? Ariko rero wenda content z'ikinyoma nizo wabonye. Tuve no kuri uyu mukobwa uyu Queen yego muri umuna wa Linda wanabivuze. Abantu bakimara gukora ubukwe Blanca zaba abantu bose baravuze ati nyamara wa mugore urimo urarengera. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye. Impamvu bakunda gukora Blanca umugabo akarira biriseri ukabona ko yarize. Ukibaza yego si umugabo ubundi we urimo kurira. Evo ndaza kuvuga ibintu bikomeye. Buriya niba hari ikintu kiba muri society yacu no mwisi muri rusange ariko cyane cyane society yacu. Society yacu y'umuntu ari kubara inkuru zimuriho mu rwego rwo kugira ngo atazivuga azishyira ku bandi. Cyo kintu warukizi? Yego. Abantu rero bashobora kuza kuhimba ibinyoma ngo ni Blanca ari gukora mu rwego rwo kuruka ibimurimo. Hari inkuru maze imisi iri gukurikirana z'umupasiteri twa Julienne Kabanda. Ajya avuga inkuru zamubayeho akazihindura stories z'abandi bantu ziri kumubaho. Ku muntu rero uzi gusoma psychology ngiye mpita mbona ko ari kuvuga ibintu byamuha. Mwejo yari ari kubara inkuru uri kumva z'ukuntu ngo umukozi w'Imana ngo yagiye ahantu ngo agezeyo ngo ari kumwe ngo n'umugabo we ngo agezeyo ngo protocole ngo ahita ngo bamupangira kumuhuma. Wavuze ko ari wowe ko hari inkuru mu bisi yashize wavuze ukuntu baguhumanirije ahantu ariko uyu munsi uzibakinze urumva icyo kintu cyaramukomerekeje sibyo ariko azibakinze none ari kuzitunga urutoki azitunga ku bandi. Kandi ubwashize hari video ubwashize nabonye ari kuvuga ukuntu bari bamurangirije ahantu yari yagiye kugira gute gukora service. Nka za stories zo muri Malawi ni bari muri zimwe zo muri Malawi umwe yaraje zivuga yeruye undazaza muri Malawi. Ni umunsi hari amakuru ndi gutara nzaza kubaha muri Gospel Talk ukuntu hari ikibifu cyabaye beef uri kumva hagati ya Mame na Nyamwiza. Kirakaza ariko hari n'abanyamakuru bamwe ngo babigendeyemo nubwo atari yo turimo ariko ubwo abantu babakubisemo akantu ka breaking news. Ndavuga ku kinyoma cyubakira ku miryango mvuge n'ingaruka zacyo zirimo n'ikitwa divorce. Hari umuhungu umwe wari umunyamakuru twakoranaga witwa Vitali Sinzano yagiye. Vitali w'Imana mwaramwangaje sibyo umunsi umwe naragiye ahantu ngezeyo sanga binubye. Nagati ibyo mbonye wite undinde kuvuga dore ngira umunwa undinde ntavuga. Ndaza mucirirenga uri kumva ubwira Vitali ndavuga ati ariko mwana gukunda ko ari kimwe. Hari ndirimbo cyatwajaga turirimba umugore mwiza nuwabapara kandi umwiza nuwabakomando Yesu mawe. Ndavuga ati abantu bajye kuri mucaka izo ndirimbo no baracyaziririmba. Sibyo se mwana uri ready gukunda ko ari kimwe no kubaka ari ikindi. Hangati wacecetse nyine yambanaga ndaho ngaho nyabaranye 10 rahise ibyo mvuga ndabizi kandi igaruki yabona gushaka ku simbizi ibyo yatekerezaga ariko kwezi kwari guhagije ko ati mwana umusabyaye n'uwambwiraga kabisa twari twajyanye ahantu na Fani ari kugura amaza ati sha kandi sha wowe ari ikintu nabonye n'urugero nyine nguhaye. Nyamara urugo rwabo rwari rwubakiye ku kinyoma gikomeye uri kumva gishamikiyeho n'ibindi runaka sibyo. Ndashaka kuvuga ikintu bita ikinyoma mvuge ko nubwo Linda n'umugabo we bashobora kuzaki bakisararanga inifwa mu cyubatsi ibintu byanyu ku kinyoma nigishaka kimara imyaka n'imyaka cyo kizageraho inifwa muri kurya ibiryo murya bikaba bituruka mu kinyoma biba bizagira ingaruka. Nakuze ko ururimi rurema rutarema hari gihe bashaka gukina ibintu kuriya bikarema ikintu gikomeye. Ariko se iyo bavuze ngo usoma ayo magambo bibiri mu byahishu yitondere ngo umubare w'umuntu ngo ni 636 baba bavuze iki
nyigusobanura ikintu baba bavuze. Imana yashimye gufata umuntu imurema mu ishusho yayo ngo agire ishusho yayo. Ikintu Imana itamuhaye ni imbaraga nk'izayo, ariko umuntu aremye mu ishusho yayo. Ese ishusho y'Imana itagaragara ni iyi? Ni izi 5 sense. Yego. Icyo bita ugutwi, icyo bita ijisho, icyo bita ururimi rurarema. Nese Imana inema yaremesheje iki? Yaravuga ngo ntihabeho. Yesu agiye gusigira abigishwa imbaraga basigiye ngo iki? Yavuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bagire gute bakire. Touching, icyo bita touching. Abantu benshi ntabwo bazi ko ururimi rurema. Reka ngwe nguryo rwa hafi. Yego. Nahoze mvuga kuri ibi byo kwaba buryohe. Si turi 2025. 26 sorry. 2028 uzabura kuba nibura iyi famille ukaba buryohe. Itazabura mu mutinganyi weruye kandi kubishyira ku mugaragaro. Oya se kandi. Sinjya nkora ibiganiro bya spirituality se oya se kugiza ubwoba. Sibati batangiye babikina babeshya. Reka ikinyoma, reka ngo ngenda nago ndavuga kuri divorce. Umwuka w'ikirere gitwikira u Rwanda wa divorce. Rimwe na rimwe abantu bajya gusezerana bakajya mu mirenge n'ahandi batazi n'ibyo bagiyemo. Ndaza kugera nahereye ku cyambere cyitwa ikinyoma. Ikinyoma kugira ngo umve imbaraga zacyo, Bibiliya iravuga ngo se w'ibinyoma ni Satani. Uhereye kera kose kugeza n'uyu munsi uko yarari kandi n'uyu munsi niko nigeze ahinduka. Ikinyoma, umwana w'umukobwa Evode atangirana n'umuhungu, bagafata umwanzuro wo kuvuga ati wamaye ndi ipfubyi. Umuhungu ari gusaba umukobwa ngo namuhe ngo ni ipfubyi kandi atariyo, ari gukina kugira ngo abone uko bamwihera. Bamara kumuha iremwa rikaba riratangiye ku mezi 3 ati nyamara wakoze ibi, undi ati reka tuba bicanye, sibyo bayikuremo bigakomeza. Uri kumva? Noneho utayikuyemo kankuru urugero rw'ikinyoma. Uzi ko ikinyoma njya nanga urugero rwiza rwa hano 15 urahabona iri no zingiro ry'imihanda. Ikinyoma umanukana nacyo wajya 15 ukakiga ati mvi ruhande zinja kugendana nawe. Bura niba hari abantu banga ibinyoma n'abanyakuri, ariko niba hari abantu banga abanyakuri n'abanyabinyoma. Uzitegereze mu isi, iyo umuntu yakoze ikintu cy'ikinyoma ukakivugaho, umutima uramuga ngo mwicaho kugira ngo munye kuvuga ikinyoma. Buri umuntu w'umunyabinyoma kugira ngo yihana avuga ati ndongera ibindi bya. Iyo ugeze 15 ikinyoma ukagira ati sinshaka kugendana nawe, kirakubwira ati nta kibazo nyikiza, ugahita umanuka kuno muhanda wo hasi Nyandongo. Nacyo kikazamuka King David, kikagenda kikagera segiteri, kikaba ariko aransize, kikirukanka mwagera ko ari kumushumba mwiza utangiye kuzamuka ku cya Mitsingi, kigeze bati ngo waruzi ngo wansize. Tubwo wazi na nubwo wagisha uyu munsi kiba kizarangira cyambaye icyo bita iki ukuri. Kiba ati ngiye sinshaka gumya kuba mu bikinyoma. Rero societe yacu yaba baba ku mbuga nkoranyambaga, yaba bano mu buzima busanzwe, evo bari kubakira ku kintu cyitwa ikinyoma. Uri kumva? Tureke naba ngaba. Uri kumva? Uyu mwana yavuze bakamukwama, ngewe uyu mukobwa simushyigikiye kuba yari kuza kubivuga, kuko mu mboni z'umusesenguzi cyangwa se mu mboni z'amaso yanjye ndi kubona za nduru ziba ku bafamiliye, sirituke numvishije amakuru yuko batanahuje n'ababyeyi, bahuje umubyeyi umwe. Aho rero haba harimo icyo bita bifu. Buriya biriya muri kubona ni bike y'ibiri inyuma. Reka ngira inama n'uyu mugabo ntaragera ku binyoma biri hano. Uyu mugabo w'uyu mugore nashaka yitonde, ntagakine, ntago abagore babakinisha. Uzi umugore avuze ati ngiye mfite umugabo. Uri kumva? Undi avuga ati buretse shahomba ni homboka, tutapasua kabisa. Ubu uyu muntu nawe ikintu agiye gukora cya mbere no gucengera hari hasi no hejuru. Natipasa yazapasa umugenzi we kandi azajyayo. Waravuze arifite umukire twajyaga dukorana, yarazaga yajyaga nshimisha, yarazaga mwahura no muri koridoro, wacasha ngo tutaona mimi na wewe boss ni nani. Uri kumva? Na ubu Linda, uri kumva? Nibwo ugiye kujya wabona ko Queen ari umuvandimwe wawe mudahuje iki cyo bita umubyeyi. Haba harimo kata n'abavukana mu nda. Nyandebe utwanjye hari igihe tujya tuzamura umutwe nk'abatisha muze hano manze nk'abanyuzeho nazarera nabi nagera hejuru izo bifu sinzazishobora. N'abakurikirana bava mu ndimwe ni babuso. Nge mfite story z'umuntu umwe yageze kuza kungisha inama, muri umuntu nawe yigaragaje mu rugo, atandusha ikiso nge si cyanjye cyameze.
andusha iki urumva aragifite nanjye ndagifite kabisa kandi ngiye nanakina neza kumurusha narivukiye ariko ati ubu ni urugamba uri kumva ngenda avomesha sibyo rero reka wenda nitse kuri iki kinyoma kiri muri sosiyete yacu buriya Evo ubu dufite abana b'abakobwa n'abana b'abasore bakora amamariyaje uri kumva batazi impamvu yo kubaka urugo. aho niho hari ikibazo rero gikomeye kandi uyu mwandu uri mu batishoboye ukaba no mu bashoboye. ahubwo roba uvuga gutyo uziko naje gusanga aho uri mu bishoboye cyane. ni urugero nyine ngo waye kuri ubu gushaka umwana wo mu bakiri akenshi ubuhiye kandi abahungu bari basaze ngo nibyo bya mbere ngo aragutunga iki kumuzana ku wa mbere. hari umuntu nzi ngewe mwamema yarongowe ku wa gatanu bro abyukira mu ntuza rizaho zipati afande ajya akunda kuvuga mugabo ati sugiye atari kurambazi sinagiye gufotora hano Nyarugunga nagera hakaba induru y'umusore n'umuhungu baje gusezerana batazi impamvu baje gusezerana. ariko nanjye mugabo aravuga ati ngewe turawuvangura umukobwa ati tutakivanze nawe nunge nuzakoreho. ariko nanjye biri seriye atari ibintu bya ntuza twagiye mu murenge gutya yego nta nubwo ari n'umuntu wakuri ni pare wanjye yego yagiye gusezerana yakoze ubukwe urumva njye nayo nkiri umusore yego couple bamva bagomba gusezerana ari couple ebyiri ku murenge wa Remera noneho couple yindi bo basa nkaho batari bazi icyabazanye bageze igihe cyo guhitamo ibyo basezerana umugore ati ni ivangamutungo umugabo ati reka barakubeshye rega bibindi uri mu murenge gitifu aravuga ati noneho mujye hanze mubitekerezeho mugigeho mugaruka nimufata umwanzuro muragaruka nyine basezeranye ndahari bategereza iminota babona ntago bari kubyumvikanaho asezeranya couple yacu turitahira abandi basigara badisikite ntawamenya amaherezo yabyo ukamwe ngo abo bantu mu by'ukuri ubundi bagiye kubana bazi impamvu bagiye kubana. Hakevo urabivuga urabizi wambajije umuntu w'inshuti yanjye witwa Simewo uri kumva wasezeranye gutya ku wa mbere sibyo ku wa kabiri Simewo ati mwana Robert ndahiye niswishijwe n'iki ati namushatse ati umusinzi so bwiba n'iki ko ari umusinzi ataha ati sha ati ubu bintu birakaze atararisoma kunyaka rihamya ati kandi sha yararidingaga muri korali we gadata we uri kumva uyu munsi nibyo ari kukubwira tureke abangaba baje ku mbuga nkoranyambaga bariya babita babibyi baba bari kubiba icyo bita imbuto kandi icyo umuntu abiba nicyo agize gute asarura nge ndi kuvuga uyu munsi abajene basanze ari kuganiriza nkunda kuganiriza abana b'abakobwa umuntu aricara mu gitondo akaba ati ngiye kurongora ubwo ni umuhungu wagize ubushake kandi nagubwiye ko hari step enye zo gushinga urugo yego hari icyo bita kurota umuhungu atangira kurota yiroteraho agatangira kuba ari mu gitanda yajya kurota akabona umwana w'umukobwa araje bakoze sexe agatangira kumenya ko yabaye mukoro izo nzozi zitangira kugenda noneho yazivamo mu buzima busanzwe yajya abona nk'umukobwa akajya amaso yarenga imbibi z'imyenda yambaye akinjira imbere yego bati buriya hari ahantu harakubura uri kumva n'urugero nyine nguhaye sibyo akaba atari kwa ni wandi uzumva speculation ziba mu ntuza mu bantu akaba atari ko iyo urebye hariya riravomo rigukumva riravoma sibyo uzasanga bagati umuntu umeze kuriya nagutya sibyo umva babivuga ngo ufite ngo iminwa ngo imeze gutya nagutya izo nito bita inzozi zishamikira amarari y'abantu umuntu yarabyuka mu gitondo akagira irari uri kumva akatangira kurota avuga ati ngewe uyu mukobwa ngiye kumushaka ni mwiza we tuzajya tubyara abana beza tuzajya tujya kusenya dufatanya akaboko tuzajya donc gazanga urumva ibyo bintu umuntu ari gushushanya nzajya mwambika igikwembe ejo mpindure base ubundi ari amabuno
hari icyo bita vision. Abantu benshi bari gushinga ingo nta vision bafite. Kuri umutware ukaba uri umugabo nk'uko babivuze, ubwanwa bukaba bwaje, mama wawe na papa bakaba barabuguriye mayoneze bakabwishyura minerivare, wowe kugiye gushinga urugo. Ese umuntu ugiye gushaka witwa umufasha aje kugufasha iki? Iki kibazo kiri muri sosiyete yacu nyarwanda. Umuntu arabyuka mu gitondo ukavuga ngo ugiye gushaka umufasha, nicyo aje kugufasha nyine utarushoboye. Ko Imana yavuze ngo si byiza ko uyu mugabo aba wenyine, mwiye kumuremera umufasha umukwiriye. Aragufasha iki? Uri umunyamakuru, uri kumva? Wenda uzicara kuri kamera nk'uku ajya inyuma gukamere. Bura nakubwiye ngo iyo umuntu avuze ikintu gikomeye ndacyuza nkakigumana mu mutwe wanjye. Mutabazi yavuze ijambo rikomeye n'ubundi riracyanzunguza. Yaravuze ngo umugore wanjye twapfuye imyumvire. Aje gusanga imyumvire n'imyizerere nicyo kintu cya mbere gisenya ingo cyane. Ese umugore ushatse mufite imyumvire imwe, mufite imyizerere imwe. Ko hari abirari, ndacyari ku cyo bita vision, ko hari abirari ryongoza, uri kumva, ryamara kumwongoza yarigeza, amaze kurigeza ngo kubera ko abonye hirya aho ngaho ati mubyeyi akaba turiya mwana ntabwo mushaka. Umuntu uri kuvuga ati uyu mwana ntabwo mushaka. Ese mama ko uyu mwana mukunda kubera icyo utamushaka? Ntabwo mushaka. Ntabwo umushaka so kubera icyo utamushaka. Hari abantu ngo bagiye kurambagiza baherekeza umuhungu, bagezeyo barabareba ati terakareka, ntabwo twashyingira aha ngaha uzabaza. Umuhungu arahatiriza ati ndaharongora tu. Umwaka wabaye mwinshi. Imyumvire yawe n'imyizerere yawe nicyo ukeneye ko ugiye kurongora aje kugufasha. Ese wa mukobwa we ko wameze amababa, ubu twebwe ko turi abanyamakuru yatudekarara leta igende yita no ku bintu. Ubu dufite ikibazo cy'amafaranga ya gaspillage apfushwa ubuswa ngo abantu bari gukora mariage batenda kugumana. Badepite mu gikina cyo muzajye kukigaho mu kinoze. Barazana amamiliyari angahe? Barazana miliyoni 5, 10, 15 kazinaga hejuru y'umuntu mutaramarana kabiri. Iwacu naho n'indera byaba hejo bundi. Mukobwa yishyira mu bicungo bararongo. Akigera ku wa kabiri ati nibeshe. Nasanze ari ngufi. Izangiyemo n'indende none nasanze ari ngufi. Fini. Ya kandi yavuyeyo tu. Urumva afite impamvu yo kubaka na vision nazo sizihagije. Hari icyo bita kwakira realite. Yego. Ese evozi ko umuntu ashaka umuntu ari gushushanya, uri kumva amabuno, uri kumva gushushanya ko bazajya bajya ku rusengero, ijwi urashushanya umukobwa uri kuririmba atarashyiramo ibikoma by'ababyeyi ngo asarare umureba. Uri gushushanya umukobwa ngura mukobwa afite nyashi naza ashyiremo nyashi, cyangwa ngo ntabwo gafite ngo taille française kuwa mbere naza ashyiremo inuza gahunda ureba. Hari n'ucomekamo akitana yashyiramo ibuno rikajya ahangaha. Sujye wabona babyimbye kandi baramuzanya ari maneka cyane. Vision ntabwo ihagije, ari nicyo bita realite. Unarambagiza umuntu kuwa mbere akavuga ati ariko ntabwo uri uwo mu bacu, ukagumya guhatiriza ngo ndamukunda. Ababyeyi ntabwo batuma murwubaka. Si bibaho se hano iwacu i Rwanda. Nta mwana namwikundiye, mama wati simushaka, ngewe simukeneye. Ntabwo byoroshye. Uyu Vitali nahoze mvuga, twagiye ahantu mu murenge ndebye ibintu biri kubera ko banyengira ijisho ndeba agatisha ruri ku manegeka waraye rutarubakwa. Nkurikije ibintu ndi mukuru, kuko buri imfubyi ngo zimera imvi, imitima yazimera imvi z'abasaza zitaranagerwaho. Areba nditegeza batahaho sha. Ariya ngo umutima w'imfubyi umera imvi, watanze umutwe w'umusaza kumera imvi. Yego. Yarabati ibintu mbonye harimo tena. Kubera iki? Abantu ntabwo bazi impamvu, uri kumva? Iyi si yacu yamaze amenyo. Ikindi cya kabiri iri kugenda ibakubitamo amarenga n'amacenga kugira ngo abantu bamaze kuyajanda. Ubwo ngeze kuri za divorce nakubwiye ngo ndavuga ku bintu bibiri. Ndavuga ku kinyoma, abantu bari kubakira umuntu wese wubatse urugo ku kinyoma.
amenye ko yiteguye egari divorce. Noneho kugira ngo mbyerure neza, iruma egari divorce. Nushaka tuze turirimbe, abavugira inka bitature, niba uzi ko urugo rwawe warwubakiye ku kinyoma, finali yayo ntutegereze kurambana, ni divorce. Kubera izihe mpamvu sosiyete yacu iraza igashuka abandi, uri kumva uyu munsi hasigaye harimo amanyanga ateye ubwoba mu kintu bita kubaka urugo, utazi guhishura no kurebamo binamuhangariye. Ushobora gusoza ikiganiro cyanjye avuga ngo kubera iki se wavuze yuko ushyigikiye Queen kurusha Linda. Ubu hari umuntu wari ukuri iki kiganiro avuga ati dusobanurira impamvu wafashe uruhande rwa Queen. Sinamushimiye ko yaje ku mbuga nkoranyambaga kuko naberetse ko ashobora kuba hari amabifu familiari akomeye biriya muri kubona ari dukeya, ariko nashimiye igitekerezo cye. Uti wagishimiye gute? Aragira ati niba uri umugabo kandi ukaba uri umugore mukaza ku mbuga nkoranyambaga, umwe agatesha undi agaciro ngo muri muri prank, yego umenye kuko mutweretse twebwe rimwe na rimwe ntabwo nubwo mwanditse ngo ni prank, tubifata nk'uko ibyo mukora no mu rugo ariko bigenda. Ariko icyo yavuze ni ukuri, turi kugendana cyane. Ikindi cya kabiri, uyu munsi mwebwe mushobora kuba mwumva ari ukuri muri no guhaha, abo muzabyara umunsi bazajya babihashyira, hari igihe kizagera umwana yajya areba video ya se niya nyina, hati sha mwana nabyawe n'idage ndakabya papanye n'imbwa kabisa. Kubera izihe mpamvu ibyo abona directly rega emotion zibyo, emotion zawe n'amarangamutima yawe yumenya ko utibereye abana. Mu minsi yashize nakoze ikiganiro ndarira hano kuri kamera, soje umwana arambaza Neri, arabaza ati ko se papa niba wari wagize n'amarangamutima yo kurira, iyo ugenda ukajya kurira mu cyumba tuzi ko nanjye watumye ndira. Ntabwo amarangamutima yari mabi, n'ibyo wari kuvuga si byari bibi byari gutumurira, ariko aho waririye siho. Ejo unabonye singira nk'abari kurira Ben ari kuza guhoza kuri kamera nabo bakame, bikore uretse umwuzukurusha, kandi Ben ndabona hyushye ntago yatinda butabyaza bakubyarira, uretse umwuzukuru azaje ahatisha papa n'idage nakabyara direba grapa noneho we ni rova duyo nyine nguhaye. Kubera iki ibintu dukora izi mbuga nkoranyambaga zo nimbi total, kandi ibijyaho ntibisaza, nicyo abantu bakwiye kujya bamenya. None His Excellency yaduhaye urugero rwiza ngo umwuzukuru baramubaje ngo grapa akora iki, ngo ni umuvumvu. Uri kumva nyine umwana yavuze ibyo ari kureba, are yarite ni umuyobozi w'abaturage. Uri kumva hako umwana we ntago iyo capacity yize. Rero mbere yuko ukora ikintu manzi utekeze ngo ese abambona iki kintu baracyakira gute. Erega nongere ntabaze nongere ntabaze, nituticara ngo dukemure iki kibazo cy'urubyiruko n'abajene n'abandi bantu birwa bicara hano ku mbuga nkoranyambaga, sibyo bakigira ibimara n'ibirofa n'abanyabinyoma, ingaruka tuzazisiporta tubishaka tutabishaka. Kubera izihe mpamvu ndavuga ibintu bitatu. Iyo umuntu uri kumva abantu bamureberaho cyangwa se bamwigiraho, bamuretse akikoreshwa ibyo ashaka, birangira n'abamwigiraho nabo bakoze ibyo ashaka. Kandi ntore yigishije umuntu kuhamiriza, akenshi nasanze abantu bigishijwe guhamiriza barusha ababigishije guhamiriza. Ejo nitwe turi mu ishuri, mwarimu umwe atubaza ikibazo nyivugaho, mbona abana twigana na mwarimu ntibanyumvishije. Yaratubajije ngo mubona ari iki kiri gutera izamuka ry'ibiciro, sibyo n'ibiryo hano ku masoko hano mu Rwanda. Noneho barababaza abanyeshuri, ngiye bambaje ndavuga ni ngiye mbona ari imbuga nkoranyambaga cyane cyane TikTok. Garase yose yaransetse, uri kumva insetse ko yakari abagenizi. Ndavuga ni rero ntago nirwa nsobanura ibintu byinshi cyane. Dusoje negera mwarimu ndamuganiriza, ndavuga ni mwansetse nariko nashaka guha motifu yanjye, sibyo ituma nkwereka ko TikTok na YouTube na WhatsApp n'ibindi biri mu bintu biri gutuma ibiribwa bizamuka hano mu gihugu. Angati wabivuze numva iyo logique ntago uri kwimva nsobanurira. Mu urugero rwa hafi, ndavuga aba influencer dufite hano mu Rwanda bakaze ni bande. Harimo Pastor Claude, Pastor Mutesi, Kakajwi, Bijiyo bijya, Sabi, uri kumva si benshi. Iyo witegereje message batanga, Kakajwi message atanga, sibyo
Pastor Claude message atanga, DJ Brian urerera u Rwanda message atanga, sibyo bose. Iyo basoje izi mbuga nkoranyambaga zibaho uduceri kuko standard yabo bahemba ni nziza, nuko wenda adi zifunze ariko ubona ko YouTube igerageza kubahemba nk'abanyamerika. Iyo basoje kwicaraho n'aba bagore bandi baba bari kwigisha uko abantu hejuru gahunda zigenda, bavuye mu isi ya online baje mu ya offline, uremera ko bahura Kimironko mu isoko baje guhaha cyane? Ibyo biryo baje guhaha byahinzwe nande? None nibahura babizanye ibidolari nk'ibyo ngibyo bakaza, urumva ibiciro biragenda gute? Ndamuga ngo ko mubona abangaba baduha ibyo bashaka kuduha, mbese mutekereza ko babyakira bo batagize n'ikintu bakora, batirwa bahicaye? Natanze urugero rwiza rwa TikTok, impamvu ari donda ubwonko. TikTok itandukanye buriya na YouTube. Na YouTube nawe nabonye yarabizanye ikitwa scrolling. Scrolling niba ari rumogi rubi rubaho, ni scrolling. Umugore uyicayeho avuye ku kazi, cyangwa se umugabo utigeze ujyayo, cyangwa umugore utigeze ujyayo, wayicayeho ari mururu, azamuka noneho abayiremye ni abahanga, ni Abashinwa. Buriya ngo Abashinwa bajya kubaka TikTok ntago bayubakiye cyane cyane Abanyafurika, kuko n'ubundi bari basanzwe bazi ko imitekerezo yacu ihishe muki, nuko twayiguyemo. Bari bayiremeye kurwanya n'Abanyamerika kubera system economic. Baricaye bafata abahanga n'abaprofeseri bagiye batandukanye mu migenzereze yabo, abiga ubumenyamuntu, abiga imitekerereze y'umuntu, uri kumva, abize donc uko barimbura isi, donc barabahuza bagati ni uruhe rubuga twarema dushobora gushyira hanze ukajya rutudondera ubwonko, nyita donda ubwonko kugeza ku rwego urabona ino nuza hide camera. Iyi kamera iri hano kuri nuza, uyu gipfuye kujyaho kijyaho bahita batangira gufata amarangamutima yawe, uzamura kabiri ibyo ushaka, bagenda niba ari emotion bazikurura ku buryo niba wenda wari uri kureba, turebe wenda n'urugero wari uri kureba umubyeyi uri gukubita umwana gatoya, noneho bakuzanira uri kumukubitisha ikibando, usoza kumukubitisha ikibando bakakuzanira uri kumuniga, usoza uri kumuniga akazana ukanagira apfa, sibyo? Kugera ku rwego umuntu ahera mu gitondo ascrolling. Kandi aba bantu bose iyo basoje internet ishize cyangwa mega zishize, baza bari kwayura bakeneye kurya. None aba bantu nibo turi kurongora, nibo turi kugira abagore. Sibo Godifata yagize ibyamamare kuri Space, nibo bazamura. Ntago Godifata yaguhamagara niyo wagira ute. Aba bantu bose iyo bavuye kuri TikTok no kuri YouTube n'ahandi hose, ari abazanye amafaranga n'abayahataye, bahurira mu isoko. Kandi iyi suka yafashwe n'aba bakecuru mwasize mu cyaro ngo nimushaka kuba mu cyaro. Evo hazagire abakora nuza special y'abantu bahinze boroye bagize gute, hariyo wari wabona niyo yabaho nko kuri Twitter njye mbibona, ariko nabwo abantu usanga ari ayindi iriho abantu batatu babiri. Nese ugira ngo duhinduye uyu muvumba wabigisha ngo ko baca imyeyo, ngo bafata umugabo neza, uri kumva uyu muvumba tukawuhindura tukerekeza mu bantu bahinze neza, ku bantu bitwaye neza, kumukanisha urusha abantu. Uzitegereze niyo havutse nk'umwana n'urugero ukamuzana hano kuri YouTube, uri kumva wakoze akantu, comment zazo zivuga ngo ikivo niba ari nk'akantu yakoze kakayinove, ari wenda dusubize ngo yakoze igare rigifite moteri ari waryikoreye, comment ziba ziri hasi ziba zivuga gute? Abarimo nyinshi zimuca intege, nizivangura ngo uririwe nurayi. Kubera iki? Nyine dufite abajene babaye, sibyo? Nese nabyo bisaba gutinya kubivuga ngo abajene bicare, uri kumva, dukore promotion. Ariko isira tudeviga ati Linda niwe mustari. Nese turabigenza gute? Ko bari ku ruhembe rwa Vora basabe na Bayirene n'abandi bose hari ibyo baduha, muranya ngo tubigenze gute?
natwe tugafatira none se tubigenze gute? ubu Sabe yagiye kureba umuntu witwaye neza, umwana w'umuhinzi wahinze akahiga abandi, uri kumva kati ibi binyomoro, akagenda akamusura. Izo views umuntu ufite 1.5 miliyoni bareka kumureba. Twese twareka guhita tuvuga ati ubwo Sabe yagiye hangane bimeze gutya. Isoneza ikiganiro. Roba urakoze cyane, ariko hagati aho ngaho mbonye Linda n'umugabo we basabye imbabazi. Ziki siko bakoze iki? Ko bakoze iki? Basabye imbabazi mu magambo yabo, bagize bati uwo ni Linda ku bafana banjye, umuryango wanjye ndetse n'abandi bose badushyigikira, ndabasaba imbabazi mbikuye ku mutima ku mashusho twaherukaga gushyira hanze ndetse n'amagambo twakoresheje ubwo twasubizaga umuntu wagabye igitero ku muryango wacu, nta nubwo amuvuze mu izina. Kuramugwe nta kintu kirimo, rega mujye mushyigikira, nakubwiye ngo ngende kuri Queen, sibyo? Nta kintu kirimo, wazisaba utazisaba nta kintu kirimo. Yesu uzareka kubeshya. Egevo nge nakubwiye yuko abantu bakunda ukuri, iyo abanyabinyoma bari kuvuga turababara, n'abanyabinyoma rero iyo abanyakuri bari kuvuga bagize gute? Barababara. Twavugaga tubitewe n'uburakari ndetse tubabajwe n'ibyabaye, ariko ibyo ntibisobanura cyangwa ngo bibe urwitwazo rw'amagambo mabi twakoresheje. Nemera inshingano z'ibyo navuze kandi ndasaba imbabazi mbikuye ku mutima umuntu uwo ari we wese nshobora kuba narababaje. Turazimuhaye, ejo imbabazi se hari ikindi turaziguhaye, ariko ureka ibinyoma we n'umugabo wawe ndetse n'abandi. Egaraga ibinyoma biramba. Uvuze barinde gahongere babyikarazemo gato bari heyi. Oh yes. Ngo wewe mujye muvugishwe nta kintu nako kwica umutumirano. Bari heyi. Ni bo bazanye ibitekerezo bya prank. Buriya umuntu umukozi w'Imana akora prank. Abo se barazikinaga? Batazikina. Urugara zikinnye. Mizo yashize naniyo yakubise hano hanze, imwe yavuzaga induru twitarago yibuka. Twisoreze ikiganiro. Roba urakoze cyane, dushimira dukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.